Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe. Ndabasuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo ashimwe. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro rikazingura amanywa. Dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana ikomeje kuturinda. Ni ukuri mwese abo tubana mu mwanya wa niba ture, buri gitondo duhereje Imana icyubahiro. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, kandi dukomeje kwihanganisha ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Kuri iyi nshuro ya 32 turi kuvuga ngo impore wowe wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Kandi dukomeje kwibuka twiyubaka. Imana iracyari yacu, Imana iracyatwitayeho. Ntabwo bizaba nk'uko abanzi bacu babyifuza. Komera rero, shikama, haranira iterambere, haranira no kugera kuri kiriya. Nabasuhuzaga muri iki gitondo, ariko dukomeza kwibuka twiyubaka. Rero muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turi muri teme yacu iki cyumweru igira iti Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho. Twasanze izindi nshuti zirangirana n'iminsi n'ibihe, izindi nshuti zijya zihinduka, ariko Kristo ahora ari afite urukundo rudacuya. Ni Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, ni Imana yuzuye kugira neza kwinshi, ni Imana yihutira kubabarira igatinda kurakara, ni Imana ikwihanganira, ni Imana yagiye itwihanganira ibihe bitandukanye, ni Imana y'inyebambe, ni Imana igira neza. Imana ishimwe. Yesu Kristo niwe nshuti wenyine ihoraho. Imana ishimwe. Tukiri muri iyi teme rero, nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri intumwa Pawulo yandikiye Abakorinto. Turahera ni igice cya mbere, duhere ku murongo wa 3. Turaza gusimbuka dusome umurongo wa 8 tugeze ku 10. Hanyuma titire y'ijambo handitse ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Imana ishimwe. Birakwiriye yuko wowe warokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 wajya umera nka Pawulo ugashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Ni ukuri abari bariho icyo gihe muri 1994 bafite ubuhamya bwinshi cyane, kandi babonye byinshi. Babonye uburyo ki umwana w'umuntu ahinduka, babonye uburyo ki umuntu wagiriye neza aba ari we uhinduka undi wundi. Ni abagabo bo guhamya, ni abagabo bo kuvuga ibintu bitandukanye. Ariko Pawulo we ashimira Imana. Iyo winjiye mu gihe cyo gushimira Imana, uba watangiye kubohoka, uba watangiye kugira ibyo usingira. Ndahamya yuko muri iyi myaka 32 abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994, abenshi batanze imbabazi nta n'uzibasabye, abenshi bamaze gutera imbere, abenshi nabo buzuyemo ubuhamya bufasha abagiye bavuka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 94. Rero aha Pawulo ni icyitegererezo kizima, ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. 3 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyiri ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Imana ishimwe. Dusimbuke tujye ku 8.
bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. 10 yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Imana ishimwe. Aha intumwa Pawulo atangira ashima Imana, akavuga yuko ndetse akavuga ko ari nyir'imbabazi, nyir'ihumure ryose. Avuga rero yuko Imana ariyo ihumuriza abantu mu makuba yose, kugira ngo ariko nyuma yuko Imana iguhumurije nawe ubashe guhumuriza abandi bari mu makuba. Imana ishimwe. Biragukwiye rero yuko uba umuntu w'umugabo, biragukwiye kuba umuntu ubasha kuvuga kugira neza kw'Imana. Ndagira ngo nkubwire yuko Yesu Kristo ari we nshuti nziza ihoraho, wabanye nayo muri bya bihe, muri ya mbeho, muri ya mvura, muri za nduru, muri bya bitero bitandukanye. Ariko kirya gihe hari n'abantu bahize imihigo itandukanye, akavuga ati Imana nimbona ndokotse ubu buhiri nkarokoka iyi mihoro nzagushima. Icyizere cyo kubaho cyari gike cyane, ariko byibuze ukavuga ngo birashoboka. Byarashobotse rero, uriho rwose, uriho nawe guhumuriza abandi abagukomotseho, ukabaremamo icyizere, ukababwira yuko Imana ishobora byose, kandi ugashima Imana, ugashimira ndetse n'abarokoye igihugu arizo inkotanyi. Imana ibaha umugisha. Rero ni byiza gushimira, ni byiza gushima Imana, ni byiza gushimira ndetse n'abarokoye igihugu. Rero Pawulo aravuze ati reka habeho gushimira Imana yarokoye abantu ibyago ndetse n'urupfu. Tugeze ku 8 rero, niyo mpamvu avuga ngo bene data ntidushidikanya yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya. Ibyo muri Aziya ni ibya Pawulo n'abo bari kumwe, ariko twebwe ni iby'Abanyarwanda mu bihe nk'ibi byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi. Iryo rero shimwe ryo gushima Imana ndetse n'abarokoye igihugu inkotanyi, ni byiza yuko abantu babibwira abana babo, kugira ngo bamenye yuko Imana yari ihari cya gihe. Imana kandi abo yagiye yisigariza yakoze ibitangaza bikomeye cyane, kuko umuntu ntacyo kuvuga, nta n'ibyiringiro abantu benshi bari bagifite muri urya mwanya, muri urya munsi, muri irya mbeho, muri irya mvura, muri irya nduru. Wumvaga wapfuye mbere yo gupfa, ariko Imana ishimwe ko yahabaye, ngo yatubereyeho muri Aziya. Twebwe twavuga yabayeho muri 94, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Abantu benshi urupfu rwari rugose buri umwe wese, aho umuntu yari ari, yumvaga nimba adapfuye mu gitondo ari bupfe saa sita, nimba adapfuye saa sita ari bupfe nimugoroba. Ariko Imana ishimwe. Pawulo niyo mpamvu ari kuvuga ngo Imana ishimwe. Yesu Kristo yahabaye nk'inshuti nziza, kuko yagiye abana n'abantu mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Abantu benshi bari bafite amasezerano y'Imana. Ni ukuri tujya duhura twaganira, tugasanga abantu bose bari muri Zaburi bavuga Imana, aho yavuganaga nabo ngo abantu benshi inzovu bazagwa iruhande rwawe, ariko wowe ntacyo uzaba. Abandi bari bafite amasezerano atandukanye, ndetse bamwe bagiye babona bagira iyerekwa, Imana ibarinda, Imana ibakiza. Rero Pawulo ahangaha aravuze ngo hari kwiheba yuko abantu bazapfa. Twibwiraga ko duciriweho iteka ryo gupfa,
abantu benshi babonaga byarangiye iteka ryo gupfa ryo ryari ryaciwe, ntabyo kuri bica ku ruhande. Ariko hashimwe Yesu Kristo, inshuti nziza ihoraho, ko hari abo yagiye yihishira ikabasigaza mu bwihisho bwayo. Imana ishimwe cyane. Aha rero Pawulo ari gushima Imana, natwe ni igihe cyacu cyo kuvuga ngo Mana ushimwe ko hari bake wasigaje, kandi ushimwe ko ku basigaye bongeye bagashibuka. Ushimwe ko uyu munsi hari abo wubatse kandi bakubakika. Imana ishimwe cyane. Turashimira izo nzirakarengane abagiye bakaba basinziriye mu gituza cya Aburahamu, yuko ikivi basize uyu munsi hari bashibutse kuri bo bariho bacyusa. Tuzi neza ko bapfuye benshi barangije kwishyira mu maboko y'Imana, benshi barangije kwiyeza, kandi benshi barasinziriye rwose. Dufite ibyiringiro ko ku muzuko, ubwo Yesu Kristo azahamagara amazina y'abizeye, abacu bazakangukira kunezeranwa na Kristo wababambiwe i Golgotha. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ijambo rikomeje ritubwira ku icumi ngo yaturokoye urupfu rukomeye. Imana ishimwe. Yesu Kristo, Imana Data, Imana yakoresheje imbaraga zayo irakurokora, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora. Si uko hatabura izindi mpfu, si uko hatabura ibindi bitero, ariko bitandukanye na biriya byo muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ngo yaturokoye urupfu rukomeye. Ijambo nirikubwira ngo ni ikintu gikomeye, ijambo ry'Imana kiba gikomeye. Ngo yaturokoye urupfu rukomeye, kandi nanone iracyaturokora. Imana iracyaturinze, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana yahabaye cya gihe, Imana yahabaye muri biriya bihe by'umwijima, izakomeza iturokore no mu bindi bintu, no mu bindi bikomeye, no mu bindi biteye ubwoba. Imana ishimwe. Izakomeza kurinda abayo. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nakubwira muri iki gitondo cy'uyu munsi, tukomeje kuba mu bihe byacu byo kwibuka kuri iyi nshuro ya 32, nakubwira ngo twibuke twiyubaka. Narakubwiye ngo kwiyubaka kwawe, gutera imbere kwawe, nicyo kintu kibabaza umwanzi wawe, wa wundi wari washatse ko wowe wibagirana, ko wowe utabaho. Ariko iyo abonye uriho, akabona urakijijwe, akabona uratera imbere, akabona mbese urakeye, akabona uri uwo kubahwa, ibyo nicyo cyamuhima, nicyo kintu cyamubabaza. Rero twiyubake, dutere imbere, dushishikarire kwiteza imbere, dukomeze twibuke twiyubaka. Kandi Yesu Kristo niyo nshuti nziza ihoraho. Shalom. Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza. Yesu we, izina ryawe